turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda ije kutugera neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 27 mu byumweru bisanzwe tariki 10 ukwakira 2024. Ngaya masomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya Europa Mutagatifu yandikiye Abanyagalati umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Mbega ngo muraba abapfu ba Kristo mu Bugalati, kandi mwareretswe uko Kristo yabambwe, ndifuza ko mumenyesha iki cyonyine ari ukuzuza amategeko ari no kwakira ukwemera icyabahesheje roho ni ikihe. Mbese mwabaye abapfu bigejeje aho, mwatangiye ibintu mufashijwe na roho, none mwibwiye ko bizuzurizwa mu ruhu rw'umubiri. Mbega kuruhira ubusa, ubonye niba biba ku busa nyine. Mbese nyine ubaha roho akabakoreramo ibitangaza, abigira ko mwuje amategeko cyangwa ko mwakiriye ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzirikana ku isomo rya mbere ni igisingizo cya Zakariya dusanga mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 69 kugeza ku 75. Ni hasizwe Nyagasani Imana ya Isiraheli kuko yasuye umuryango we, yatugoreye ububasha budukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu we, nk'uko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera, ko azadukiza abanzi bacu akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu maze yibuka isezerano rye ritagatifu. Yandahiro yarahiye Aburahamu umubyeyi wacu avuga ko namara gutugobotora mu maboko y'abanzi bacu azaduha kumukorera ntacyo twikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose yo kubaho kwacu. Ni hasive Nyagasani Imana ya Isiraheli kuko yasuye umuryango we. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 11 umurongo wa 5 kugeza ku 13. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa bati, tuvuge kumwe yaba afite inshuti akagenda yigana mu gicuku, akayibwira ati, mugenzi wanjye nguriza imigati 3, dore inshuti yanjye iri mu rugendo ntungutseho, none muzi icyo nyiha. Hanyuma undi akamusubiriza mu nzu ati, windushya, dore nakinze kandi njye n'abana banjye turaryamye, sinshobora kubyuka ngo nguhe iyo migati. Ndabibabwiye, nawe atabyuzwa no kumuhera ko ari inshuti ye, yabyuzwa nuko yamubujije uburyo maze akamuha ibyo akeneye byose. Nanjye ndabibabwiye nti, musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, ushakashaka akaronka, nukomanga agakingurirwa. Mbese nde mubyeyi muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, cyangwa se yamusaba ifi aho kuyimuha akamuhereza inzoka, cyangwa se yamusaba igi akamuhereza amanyenga? Niba rero mwebwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, suri mu ijuru azarushaho ate guha Roho Mutagatifu abamumusabye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Nuko buri munsi ujye ufata intego buri munsi. Intego yo gucika ku ngeso mbi, n'intego yo gukataza mu migenzo myiza ya gipfura, yo gukora neza. Kwihatira gukora neza buri munsi, nyuma yo kumva ijambo ry'Imana rigukebura, rikubwiriza, rigutota, rikwigisha, rikubeshaho. Ijambo ry'Imana ritubeshaho. Hari imvugo y'Ikinyarwanda igira iti, ngo nta murozi wabuze umukarabya. Uzacunge burya no mu buzima busanzwe abantu ko tubayeho, hari igihe tunenga abantu, turiya ni mubi, uriya ni mubi. Ariko burya n'uriya mubi afite icyo yagutoza. Agutoza iki? Kudakora nabi. Niba uhuye n'umuntu uri kuvuga nabi, wagombye guhita uvana mu isomo ati njye sinzongera gukora nabi. Niba uhuye n'umuntu uri gukora neza, wagombye kuvana mu isomo uvuga uti nanjye ubu ngubu ngiye kwihatira gukora neza. Rero ngo hari ikintu gikomeye cyane, shitani ngo ikora ibi byinshi cyane, igakora ibi byinshi cyane. Ariko ngo hari ikintu cyiza shitani twigisha. Umubyeyi ukurikira aka kantu kararyoshye kandi nawe karaza kugufasha. Koko ni ikihe cyiza cyaba kwa shitani ko tubizi? Ikintu wakora kwa shitani ni kihe uri umukristo? Ngo nta kindi c'est la persévérance. Ngo burya shitani
ngo yagiye ahantu ihava ihakubise ihanabaguye, nubwo bayikubita bakayikubita irongera ikagenda ikazagaruka yagenda ikazongera ikagaruka mpaka bishoboke ko izarangiza umuhigo wayo. Iyo shitani yahize ko igiye gukora iki kintu, ngo nubwo bayikubita bakongera bakayikubita irahaguma mpaka irongera ikagaruka. Uko gutarambirwa kwa shitani, kuki shitani yo yabishoboye ariko abantu basenga twebwe tukaba turambika? Kuki shitani itarambirwa? La perseverance, mu gihe wabyumvise, shitani yo ntigirambirwa ariko abantu twebwe turarambirwa tukanarambika. Abayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe, amasomo kintu byacu duteguriye ntabwo tugiye kugendera kuri shitani ngo natwe tuyigane, ahubwo tumukureho ako kantu ko gutarambirwa. Natwe amasomo y'uno munsi aradufasha kutarambirwa no gusenga. Kutarambirwa mu isengesho, akenshi uze kwisuzuma uraza gusanga wasanga nawe urarambise isengesho, wasanga warivumbuye uti Nyagasani iki ngiki cyarakinyimye, ibi ntabyo Nyagasani yankoreye, uki yakoreye biriya ngewe ntakorere bino. Ugasanga wararambitse, wararambiwe, waratashye. Iby'Imana biryo warambiwe yatashye. Iyo ni imvugo dusanzwe dukoresha, ariko Imana nk'umubyeyi ikora ku buryo buri wese n'uwo warambiwe imugeraho. Buri gihe Nyagasani aza mu nguni z'ubuzima bwacu bwose, hahandi twagiye turambirwa, handi twagiye turambika, akazeje kudukebura. Nawe Nyagasani yifuza kugukoraho, yongera kwibutsa ati uzi ko hari ahantu wakomanze, kuki se wahise wigendera utarabona icyo agombaga kubona? Ongera ugaruke, imusabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa. Kutarambirwa mu isengesho. Pawulo uyu munsi arifuza kudutoza gutarambirwa mu isengesho, cyane cyane atwibutsa ko gusenga atari imyaka, atari ingufu, atari uburambe narinjye kuvuga mu kazi cyangwa mu murimo w'Imana, ahubwo gusenga ni ukwemera ko Imana iriho. Ako kantu umubyeyi nawe twebwe akenshi dukunze gusenga by'amategeko ya karande, ndetse aho gusenga ni ukwemera. Pawulo rero yifuza kongera gutubwira ati uracyafite ukwemera? Niba ugufite se gucyo urambika? Uzi ko impamvu abenshi tunanirwa ndetse no mu by'Imana, mu byaroho, ubuzima bwa roho bukaba buri gutunanira, nuko nta kwemera dufite. Hari igihe wasanga ugufite ariko kudahagije. Niyo mpamvu turambirwa mubyeyi, niyo mpamvu twarambitse. Warambitse ubutumwa wakoraga, warambitse iby'Imana yagushinze, warambitse gusenga. Hari abantu benshi warambitse gusenga, ati njya gusenga se n'ubundi ko Imana itampaye ibingibi, njya gusenga iki se n'ubundi ko Nyagasani ibingibi atabinkorera, njya gusenga iki se n'ubundi bari abakristo sibo birirwa mu mafuti mu ngeso mbi, njya gusenga ibiki? Ugasanga buri gihe uri kwitotoma mu mutima wawe, ugucira Imana urubanza, urinde gucira Imana urubanza. Ko Nyagasani ibyo akora byose afite uburyo abikora nk'umubyeyi. Ngicyo ivanjiri y'uno munsi ije kutwibutsa, nyuma y'uko umuntu usenga agomba kuba afite ukwemera, atari iby'akarande, atari iby'amategeko gusa. Yesu arifuza gutwibutsa ako kantu ko gutitiriza ntabwo ari uguhata. Abantu benshi dukunze guhata Imana nk'abahata ibirayi n'ibijumba, tukaza kwibagirwa ko Imana atari ukuhata, ahubwo ari uguhatiriza. Nguko gutitiriza, ako kantu ka perseverance. Rero isengesho ry'uno munsi turakomeza n'umurongo w'ejo uko twakomeje dusenga, riratwerekeza nyine umuntu washoboye gusenga afite ukwemera, nta kindi kimuranga usibye iki? La patience. Iyo washoboye gutitiriza, hazamo no kwihangana mu isengesho. Ngo twumvise uyu mugani w'inshuti izi gusanga mu gicuku, yagize ikibazo ati ntabara. Aha, ukazabyutswa nawe nuko warambiwe, nuko uri gukomeza kugenda iguhata. N'Imana yacu nayo ntabwo byo dukeneye, ahubwo nanone ikenera ko tutarambika. La prière incessante. Gusenga ntabwo ari byo gusenga gusa ko Imana hari igiye kuduha, ahubwo no gukomeza tugasenga ubuzima bwacu bwose. Ntabwo dusenga kubera ko hari ibyo turi gusaba Imana, ahubwo dukomeza gusenga uko gutarambirwa. Abantu benshi dukunze gusenga ari uko havutse ikibazo,
ati nagize ikibazo nyagasani, ukaza kwa Yezu ari uko ufite ikibazo gusa. Ariko ubundi twagiye tuza kwa Yezu dufite n'ibisubizo. Kuza kwa Yezu dufite ibibazo gusa, ibibazo byacu byarangira tukabwira Yezu tuti abo twabyaranye nabo tukigendera, tukongera tukisubira mu ngeso mbi zacu n'ibindi byinshi cyane. Kandi Yezu we yifuza ko twamuguma iruhande. Ese mubyeyi, wasanga nawe urimo bajya mu kiliziya kubera ikibazo wahuye nacyo, wasanga urimo bajya gusenga kubera ko hari ikibazo ufite. Icyo kibazo nikirangira uzakomeza usenge. Ibaze nanjye nibaze, abantu benshi muri no si tubuze kwihangana. Yamvuga igira iti Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais absent, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana mu byaka kanu gace uturongo dutatu nta na rimwe itinda, nta na rimwe ikerererwa, ahubwo njyewe nawe twebwe abantu nitwe dukererwa, nitwe tunatinda, bikarangira turi kwivumbura. Ngiki kintu kiranga umuntu ni wa wundi iyo amaze gutitiriza akabona ibyo yashaka atari kubibona, ahita agira gute, ahita arambika akigendera. Ako kanya urambitse wasanga ari cyo gihe Imana yari igiye kuza kugusubiriza. Nuko rero ahita wivumbura uti na kiliziya zawe sinujya kuzisubiramo, n'amasengesho yawe sinujya kuyisubiramo, ibyabo byose ndabitaye. Nuko ukigendera. Ugiye hehe? Ugiye kwa Sekibi. Wari uzi ko Sekibi nawe shitani agera kwihangana agatitiriza mpaka ashutse umuntu. Nkanswe nawe ntiwakagombye gutitiriza, nanjye kuvuga wamwemera gatowe nanjye ntitwagombye gutitiriza kugira ngo tugume iruhande rw'Imana, twe kudohoka. Ni kangahe umaze igihe udohoka kubera ko hari ibyo wasabaga Imana ikaba itarabiguhaye? Aho uracyasenga. Ariko se niba usenga uracyasenga ukomeje, komeza usenge n'igihe utarabona icyo kintu ushaka ku Mana, kuko Imana yo ntuyirusha ubwenge, irabizi. Komeza rero usenge. Imana nibitwibwiriye gusenga ubutarambirwa, amaherezo icyo ushaka uzakibona, ariko kibe gihuye no gushaka kw'Imana, kuko Imana hari ibyo guteganyirije. Humura rero, komeza isengesho, komeza usenge, komeza usenge. Ugeze hehe wihata gusenga? Ugeze hehe wihata imyitozo ya gikristo? Ugeze hehe witoza wihatira imigezo myiza ya gipfura? Ugeze hehe wihata? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umukobwa wifuzaga kwiha Imana ngo yaje mu muryango w'ababikira, ntabwo nifuza kubavuga izina muri aka kanya. Nuko arakomanga, baramukingurira, ati urashaka iki? Ndifuza kwiha Imana. Nuko rero icara ngaha nyine tugutoze ubuzima bw'abihaye Imana kugira ngo nyine nawe uzihe Imana. Igihe kimwe kiragera, wa mukobwa atangiye formation nk'abandi bose. Muri formation bagabura imirimo kugira ngo buri wese agire icyo ashingwa mu rwego rw'ubutumwa no kugira ngo urwo rushobore kugenda neza. Nuko wa mukobwa agiye kubona imirimo y'ubutumwa bamuhaye kugira ngo arushe gusigasira uwo muhamagaro we, atangire yitoze. Nuko agiye kubona abona mu mirimo batangaga mugenzi we bamushinze sakristi, imihango y'Iyobokamana, undi bamushinze cuisine, undi bamushinze gukora mu mirima, undi bamushinze gufura, undi bamushinze n'utundi n'abandi. Nuko uwo mukobwa bagiye bamushinga kwita ku nkoko zari ziri aho ngaho n'inturo yo koye Imana neza. Wa mukobwa musasho rishinga, afata icyemezo cy'uko agiye gutaha, ahambira ibye asubira iwabo. Koko kwita ku nkoko n'inturo icyarimwe, mbega agasuzuguro kari aha. Nuko afata icyemezo cy'uko agiye gusezera, kuko nyine atazashaka gusezerana. Aragenda yegera metresse, aramubwira ati umva rero ngiye gutaha, narangije guhambira, sinshobora kumva uburyo ari njye mwagenda aho bigeze aha ngaha mukampa kuragira inkoko n'inturo. Mubese ko inturo ishombana n'inkoko? Murabiyobewe? Murashaka kugira ngo inkoko zanyu nizishira nanjye muzahita munshiririza? Ubwo rero nanje kubasezeraho ndigendeye, ntago umurimo nawe ushobora, ntago buriya butunganye ushaka kubushobora, bye ndigendeye. Nuko metresse ngo aramubwira ati umva rero mwana wanjye, genda ubanze ugerageze, aho uzajya ugeze ujye ugaruka umbwire, genda ugerageze nanjye nzakuba hafi. Wa mukobwa ageze hirya avuga ati ariko wundi reka maze ngerageze byibuze n'umunsi n'umwe, ngerageze kubundi inturo atari izanjye n'inkoko atari izanjye, ngiye cyo shinzwe no kuzazitaho
ni ukuziragira. Reka ngerageze uzirikane ko inturo ariyo pusi nyine y'ishyamba, ariyo njangwe y'ishyamba igambiye kuzarya za nkoko. Ni uko wa mukobwa aragenda umunsi wa mbere aragira ya matungo, arayaragira arongera. Umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, ukwezi kurarangira. Uzi ko umwaka washize aragiye za nturo na za nkoko. Ntiyongeye gusubira kwa metrese agiye kumubwira ati ndananiwe, ahubwo yaje gukomeza igihe kiba kirekire aragiye za nturo azirageranya na za nkoko. Nuko metrese aza kumuhamagara kugira ngo baganire ku butumwa. Metrese agira amatsiko aramubaza ati wabishobojwe n'iki kuragira za nturo ukaziragira na ziriya nkoko? Nuko wa mukobwa ngo aramusubiza ati metrese nazigiye hagati, nuko inkoko nkazigaburira n'inturo nkazigaburira ndi hagati. Niyo cyamfashije na n'ubu numvaga rwose nta kibazo, na n'ubu numvaga nakomeza nziragira. Nuko metrese ngo aramubwira ati ubwo washoboye kujya hagati ukabasha kubuza inturo kurya inkoko, birerekeza ku buzima bw'abihaye Imana ugiye kujyamo, aho uzahura na bamwe bameze nk'inturo abandi bameze nk'inkoko, bizagusaba kujya hagati. Aho uzahura na bamwe badashobora kubana n'abandi, bizagusaba kujya hagati. Ntuzagire n'umujugunya, ntuzagire n'umwe utakaza, bose uzabajya hagati kugira ngo ubashe kubitaho, ubashe kubagaburira. Nguko mwana wanjye, ubwo washoboye kwitoza n'utwo tunyamaswa tumwe dushobora kuba imburamumaro tukarya n'utundi, uko niko bitazakunanira no mu buzima bw'abihaye Imana, kuko naho uzahasanga ibibazo bimeze nk'ibyo ngibyo, byamwe badashobora kuvugana n'abandi, abitwara neza n'abitwara nabi, ariko aho wose usabwe kugira gute? Kuzajya hagati. Nguko wa mubikira yaje kubona amasezerano, na n'ubu aracyakomeye mu bihaye Imana. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nyagasani we nanjye aduhamagarira kutarambirwa, kaba nubwo baba bagushinze ikintu kigoye gikomeye, kuko burya icyambere mubyeyi ukiteho ni ukugerageza. Igihe cyose uhuye n'ikigeragezo ujye ubanza ugerageze. Igihe cyose uhuye n'ikigeragezo nibwo uzatsinda, kuko uzagufasha gutsinda ninde? Ni Yesu Kristo, niwe mutoza mukuru. Reka dusoreze gutuntu dutatu twakura muri iri rerero, iyi formation uyu mukobwa yabonye mbere yo kwiha Imana, mbere yo gusezerana. Yirinze gusezera, none koko ageze ku masezerano. Icyambere ni ukujya hagati, être au milieu. Uzi ko Imana nayo ibiri hagati yacu igihe dusenga. Matayo umutwe 18 umurongo 20, aho babiri cyangwa batatu bateraniye mba ndaho hagati yabo. Ese mubyeyi nawe ujya hagati mu bana bawe? Igihe havutse impaka, igihe havutse ibibazo, ujya hagati mu bana bawe? Uzasanga mu rugo umugabo n'umugore bishoboka ko batahuza. Ese ninde ujya hagati mu gukemura impaka? Umubano w'umugabo n'umugore, umubano mbese nabi udusaba kwihangana, patience, perseverance, udusaba guhata, kwihatira kubana n'undi. Aho ngaho ujya ubishobora nawe. Wasanga ujya ukoresha ibibaraga aho gukoresha uburyo. Kubana n'abandi ntago ari ibibaraga, ntago ari amashuri menshi, ahubwo ni uburyo ubanira abandi. Ubwo buryo technique, ce ne sont pas des forces mais des techniques. Nguko uzasanga ubuzima bw'abihaye Imana, uzajya mu bihaye Imana usange hari abashyamirana n'abandi, hari abarwana n'abandi. Aho ngaho nawe uzahita ufata icyemezo uti sinongera kwiha Imana, ahubwo uzagira ute? Uzajya hagati. Kujya hagati, un pasteur. Iyo ugiye gukemura impaka ujya hehe? Kutabagama, kujya hagati. Ukajya hagati y'inturo za nyamaswa z'ishyamba zishobora kurya za nkoko, ukajya hagati kugira ngo ubashe kwita ku nkoko, wite no ku njangwe, wite no kuri izo nturo. Kujya hagati. Muri no minsi hari abantu bashinze ingo nyinshi bari kubana nabi, umubano mubi, za divorce, za gatanya. Hari abihaye Imana babanye nabi. Aho mubyeyi, muyobozi, padiri, masere, frere, ujya ushobora kujya hagati ukabasha gukemura izo mpaka. Wasanga ingo zacu zirara zishya, na n'ubu ziracyari gushya. Ingo z'abashakanye ziri gushya, ingo z'abihaye Imana ziri gushya, habuze n'umwe ujya hagati.
c'est ça la persévérance. Kwihata icyabuze aho ngaho ntago ari ibintu, ntago ari amashuri yabuze, ahubwo habuze isengesho, habuze ukomeza isengesho. Ngako kavuyo dufite ng'umwanda dufite mu ngo zacu, nuko habuze isuku, habuze isengesho, habuze abantu basenga, habuze abantu bagifite ukwemera bakomeze basenge. Nimukomeze musenge. Icya kabiri twazirikanaho, tuzirikane ko turi ku isi irimo ibibazo byaba n'ibidafitiye ibisubizo. Ujya hagati byari tuzirikane ko turi ku isi irimo uburwayi bwabo bwabuze umuti, n'abamuganga barabuze. Yesu arahari aduhereza umuti, ujye umukomeraho. Jya hagati ni hehe? Ni mu ngoro y'Imana, niho tuzabana ibisubizo. Gusenga ubutarambirwa, gukomeza tugasenga, tugakomeza tukihata, kwihatira gusenga igihe cyose, imbere y'ibibazo, imbere y'amagogo, imbere y'akaga. Komeza usenge, ntuzigere urambirwa. Hato utazarambika umunsi wari urambitseho akaba aribwo Imana yarije kugira ngo gusubize, aho izasanga hari ukwemera ugifite. Icyanyuma twasorezaho ni ubuhanuzi bwa Bikira Mariya Kibeho, ubwo yavuze ati priez sans cesse et sans hypocrisie, ngo ni musenge ubutitsa, ubutarambirwa, kandi musenge nta buryarya. Kuko dufite abantu benshi basenga, ariko na bamwe mu basenga ntibasenga uko bikwiye. Niba igihe uri muri gusenga bikwiye koko, cyangwa uri gusenga ushaka kujya gusenya ahantu, komeza usenge, komera usenge, ntuzarambirwe, ntuzarambike, kuko Nyagasani arakuruzi. Uri gukomanga, Nyagasani n'umubyeyi azagukingurira. Nyagasani n'umubyeyi nta na rimwe azabura kumva isengesho ryawe, araryumva kandi yararyumvise. Hasigaye gusa ugushaka kwe, umutegereze. Iminsi 1000 ku bantu ni segonda imwe ku Mana, imyaka 1000 ku bantu ni nk'umunsi umwe ku Mana. Tegereza ubutarambirwa. Nyagasani arakuzi kandi arakuzirikana. Wakwihanganya ugategereza ko Yesu kwibuka kandi akuzirikana. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.